Yes, reka twongeye tubahe ikaze rero tubifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherereye. Reka twizere ko mumeze neza cyane. Niba ari mu gitondo twizeye ko uyu munsi uribuze kubabera mwiza, niba ari nimugoroba twizeye ko muri buze kugira ijoro ryiza. Niba ari ubwa mbere rero ugeze kuri televiziyo ntuze kugenda udakoze subscribe ujya mu tubana buri munsi. Nika kazi gakomeye tuba turi gukora uyu munsi. Turi ahantu ntabwo ndahamenya gusa cyo bambwiye ko ari mu Gatare. Turi kumwe n'uyu muntu witwa Vestina tugiye kuganira uyu munsi. Vesti, waramutse? Ndivuga n'izina. Urivuga n'izina. Nitwa Nzabarangiza Vestina. Uyu munsi rero twaje kugira ngo tuganire. Ubwashize twaraje ntago byakunze ko tuganira. Uyu munsi rero twagarutse. Nta kibazo ariko mbanje kubasaba imbabazi kuko ntago ubuzima bwanjye arigenda numva narihaze nta muntu nshaka. Nta kibazo abantu badukurikiye. Ubwaje twaraje gusura Vestina ariko dusanga ntabwo ari muri condition nziza, ntibyakunda ko tuganira kuko ababwiye rero hari igihe abayumva yarihaze mu buzima bwe, niyo mpamvu bitakunze ko tuganira. Ariko uyu munsi twizeye ko turi buze kuganira kandi turaza kugira ikiganiro cyiza. None se amakuru ki Vestina? Amakuru ni meza bahari. Ariko twasanze unarwaye. Mbese nsanzwe mfite ubumuga ariko nyine kumva hazemo n'ubundi burwayi ariko nzakira. Wizeye kuzakira? None se wakwemo ingofero tukaza kuganira nta ngofero irimo? Hanyuma Vestina ufite imyaka ingahe? Ko nibuka igihe navukira keka ninde birangamo ntabwo njya mbyibuka kuko sinjya mbyitaho ngo mbihe agaciro. Ugereranije ni nk'ingahe? Ngereranije ndikumva mfite nka 35. Ugereranije. None se Vestina watubwiye ko ufite ubumuga. Ubundi ubumuga ufite buteye gute, ni bwoko ki, bwitwa gute? Ubumuga bwanjye se kari ubwakira byanjye ni birebire keka hari n'imbikira mu buhamya. Nta kibazo watubwira uhereye uko bwatangiye, uko ubyibuka, nta kibazo watubwira tuguteza amatwi. Bunge namenye ubwenge mbona mbana n'ubumuga. Mama ambwira ko namugaye mfite imyaka 4 ndi umuntu w'inshuke. Ubwo rero nabayeho mbona bambuza. Nabaye mu kigo cya Ririma mu Bugesera. Barambuza biranga banjyana Gatagara nabayeho nk'amezi 2. Ndumva ari nk'amezi 2 batwohereje ngo tube dutashye nibwo intambara ihise. Ubu kuva intambara yarangira ntabwo nongeye kuvuzwa kuko niho nahise mbura umubyeyi papa wanjye. Mbana na mama aramugaye burayibera mu nzu ntabwo ajya asohoka. Ko nyine mbaho gutyo mu buzima bubi ntabwo nigeze niga ariko banjyanira makera narigaga mu bazungu garukira mu wa mbere. Ntabwo nigeze nimukira mu ndi mwaka ariko nayo nunze ubwenge nzi gusoma. Uzi gusoma warize mu wa mbere gusa? Maya nsoma nasoma ndabizi. Ntacyo ndaza kwaguhana uribuze gusoma. Kunumvaga nyine nariyanze narihebye. Nibwo nagiye numva ku maradiyo ngo abantu bafasha bamugaye ngo amashyira hamwe. Manza kujya Masaka mu Biryogo. Mu Biryogo nsanga hariyo ikigo gifasha bamugaye. Nanjye baranyakira. Ubwo kubera twatahaga kure natahaga kure njyewe. Ndabwo ntabwo nabishobora kujya mvi Nyakariro nge Masaka gutega n'iki ntabwo nabishobora nta mafaranga ngira. Ubwo babaye nk'abamfasha nyine bamudufaraga ngo nzagure udutungo nshoboye. Mera kudukwavu. Tukwavu ndorora baratwiba. Numva mpice none ncika intege burundu. Ndongera ndicara gutyo mbaho gutyo numva nariyanze. Kajya haza abantu ngo baje kumfotora ngo bazaje bamfasha. Na telefone amataci. Nkajya ngo wenda nibyo bagafotora nkatekereza ko bamfasha nkahe.
ako ku murenge hano santere umurenge wa Nyakariro bahamagaraga bamugaye nkajyayo bakajya bakohereza mu manama kwamagana bakatubwira ngo tujya mu mishinga bamugaye. Nta kintu nshoboye gukora. Ubu nta kintu na gito ushoboye gukora. Nta kintu. Hanyuma watubwiye ko warekeyeho kwivuza jenoside ikimara kuba. Warekeyeho kwivuza jenoside ikimara kuba bakimara kwica papa. Kwivuza. Nese ko nahitamye mugongo bashakaga ibyuma ngo ibyuma banyambika byo kungurura sinkomeze guhitama bakaduca amafaranga menshi mama ntayabona. Ubwo birahagarara. Byahise bihagarara. Baducaga 250. Babacaga 250 mu gihe kingana iki? Nibaye baranyohereje ahantu biti Gahini. Bavuga ngo nitubona 250 ngo ndabayo nyine ngo bakora ibyo byuma bagiye babinyambika. Ubwo tubonye naye twabona turataha. Mwabonye nta mafaranga mwabona murangije mwataha. Bavuga ngo dushaka batera nkunga. Najya njya mu buyobozi ku kagari akambwira ngo mfite basaza banje ngo bakomeye. Ntago bantera inkunga ngo kandi mfite ngo basaza banje ngo bifite nyine ngo biyoze. Kandi mama ntago nta kintu ashoboye. Harya watubwiye ko mama wawe nawe ngo aryamye mu buriri ateguka. Yamugaye akaguru arunamye mugongo. None rero ubu yahise aremba cyane ahera mu buriri ntagabyuka. Undi yaragenda akagera hanze akajya no mu gusenga amaze imyaka 3 atava mu nzu. None se ubu Vestina ubuzima bwawe bwa buri munsi ubaye hute n'ubu bumuga bwawe turimo turabona? Ngo mbayeho ne kubera Imana nyine niba ari nk'abaturage ariko navuga kaza bakadukorera tukabona ibyo kurya. Abo bana ba mama wa mukobwa wasanze ari mukuru wanjye yarabaye amezi angahe ageze kuri 5 aba hano mu rugo kandi afite umugabo n'abana aturwaje agahinga tukarya nibatashye nuko nyine. Noneho hano biba bigoranye ariko nyine tubaye. Hano mu rugo ubana na mama wenyine gusa? Mbana na mama na kuzukuru nuriya n'umwuzukuru ura musore. Ako nyine kubera yakuze yarize ararangiza ubu agenda akagaruka. None se ubu ngubu nk'iyo mutabonye nk'umuntu ubafasha ngo aze abahingire aze abatekere murya gute wowe na mama wawe? Niba bavuze nk'ubu wenda igihe cyo gutangira kigiye kugera agiye kwiga turirwa gutyo turyamye. Nge kubera nshoboye kubyuka nkagera nkareba nk'umuntu ndabona w'umuturanyi ahise ababwira niko tugiye kubwirwa. Yababonye araboneka akaza yaba ataraboneka ubwo nyine tugafunga page tugategereza abavuye kwiga. Harya watubwiye ko nta kintu na kimwe ushobora gukora? Ntacyo nshoboye. Ndajya gukura ndababara umugongo kubera ntawe niyo nabishaka ndabereka umugongo. Sinashobora guteka ngo nterure inkono. Ntabyo nshoboye. Mbese mu buzima none se no kubera iki watubwiye ko hari igihe ubaho mu buzima wumva wiyanze? Nese wowe wabona ibintu bimeze gutyo tarashobora kugira icyo ukora kandi urakenera kurya uzakenera uriya nawe harya bafite gahunda. Urumva wowe ubuzima utabwanga uriya arajya hari akora iki? Nawe ngenda atekereza ko buri kintu cyose murakinkorera.
aya ntabwo byoroshye. None se Vestina, watubwiye ko abavandimwe cyangwa se abaturanyi nibo baza bakabatekera cyangwa se bakabahingira, kwambaraho mwambara gute? nabyo ni nk'Imana nyine. Nabyo ni Imana kugira ngo mwambare. Abaturage bampaye akazi cyo kuza ko kuvomesha kuri robine, kugenda nkicara gutya nkatanga amazi. Byibura se aho ngaho wakura nk'amafaranga ngaho ugereranije ku munsi? Ni amafaranga ngahe ubona uri kuvomesha ku munsi ugereranije? Bise ko ipara ari veni. Ipara ni veni. Ubwo rero kubera ari abaturage bo hasi bampaye ako kazi, ntabwo mbere isa gitorogaza, mbere isa bampaye akazi, ubwo akagira utwo bangenera nabo bagakuramo utwabo, ubundi abandi bakagitorogaza. Ubwo rero twagwira nkabonamo ako kenda. Mbese ni uko nguko ubayeho wambara? Ntabwo nabyanga kuvomesha kuko ntabikoze ntabwo nabona amazi natwe mu rugo. Ubwo nyine niba ndi kuvomesha ndabwira n'umuntu uje kuvoma ati nterura iparo ishyire hariya mu rugo, akayitera. Ariko ntavomesheje najya kuyimuha se ngo ayinzanire, yabyemera? Ntabwo yabyemera. None se Vestina, watubwiye ko ubangamiwe n'ibintu byinshi cyane mu buzima bwawe bitewe n'ubumuga ufite, ariko ni ikihe kintu gikomeye cyane kikubangamira mu buzima bwawe bwa buri munsi? Ni iki kintu kikubangamira cyane mu buzima bwawe bwa buri munsi? Kimbangamira ibintu byose ngenda numva narabimenyeye, nta kintu numva kimba, narabyakira. Ariko nyine iyo ububabare bwaje nibwo mba numva nshatse kwiheba, ariko mba numva narabyakira ibintu byose, mba numva nariyakira. Noneho ubu ngubu ububabara mu mugongo cyangwa se mu gatuza ububabara? Ndababara cyane. Ndababara n'ubu musanze narinda, ariko hari igihe kigera nkumva mfite agahenge da, nkajya nkaho kuri robine cyangwa nkatembera mu baturage. Harya watubwiye ko wavutse umeze neza nta kibazo, ubumuga bwaje ufite imyaka ingahe? Watubwiye ko wavutse umeze neza nta bumuga ufite? Nafashwe ngo mfite imyaka 4. Wavutse uri umwana nk'abandi bose? Nk'abandi, ni mama bimbwira ntabyo nzi. Njye bunamenye ubwenge mbona ameze kucya ndibwa. Abwo nararibwaga cyane ku buryo nateraga ngo n'amahane, niko mama bambwira, nkatera amahane. Uko bigenda bishira, ntabwo natera amahane ndi umuntu mukuru, ndihangana, umuntu ashyiramo kwihangana. Ntabwo byoroshye cyane. Hanyuma se ufite abavandimwe bangahe? Ufite abavandimwe bangahe? Mfite bakuru banjye 5, basaza banjye 3. Ntabwo byoroshye Vestina. Hanyuma se Vestina, nk'abantu badukurikiye aka kanya, watubwiye ko hari abantu bagiye baza kugufotora ugategereza ko hari ubufasha baguhereza ugaheba. Abo bantu bazaga bakubwira ngo iki, byagendaga gute? Abo baje kunsura se babwira ngo iki? Abo bantu baje kugufotora bagira ngo barakuzanira ubufasha ugategereza ugaheba. Ni Imana ibahumuye, nese nababwira ngo baba babikoranye umutima wabo mwiza nta gahato. Abantu baza kugusura bakagufasha, ni Imana ibaha umugisha. Njye ntacyo nabona mbahemba. Ubwashize rero turi hano Vestina, watubwiye ko hari abantu baje kugufasha, mu kugufasha ubufasha bwawe banga kubuguha. Aba baba baje kumfotora ngo bashaka kumfasha, ntibamfashe. Ni benshi bagiye bakamfotora n'amatelefone yabo. Cyoko zari igihe igize kuza imodoka hambere, iyo yari ituritse Masaka, barambwira ngo nzajye kwiga ku kigo hano haraguru. Mu buzima bwawe ni nk'iki kintu uba wumva wifuza
nakwifuza ikigo ko ntakwifuza ubuzima se ko ntabwo nabona ntabwo ntabwo bworoshye nonese ntabwo ujya ugira icyizere kibura basi by'uko uzakira cyangwa se ubwo buribwe ufite mu mubiri buzarangira? Ntabwo ujya ugira icyizere cy'uko uzakira cyangwa uburibwe ufite mu mubiri buzarangira? ntabwo nakira. Nta cyizere ugira? Nonese iyo ubona mu bandi mu bavandimwe bawe bose, bundi abavandimwe bawe bakwakira gute uba ufite ubumuga? Banyakira neza nonese ko ari bamvukana nabo banyanga bakanje banyakira neza nta kibazo. Yego. Nonese Vestina, iyo ubona wenda umeze gutya ufite ubumuga, we wiyakira gute cyangwa se wumva umeze gute mu bandi bantu? ubundi njye byaniraga ipfunwe ariko nagiye ngenda mbyakira buhoro byaniraga ipfunwe nkumva ndiyanze sinjye mu bandi ariko ubu nagiye niyakira njya mu bandi nkakina nabo nkaganira. Nonese turimo turabona mu mutwe hameze nk'ahari hari umusatsi wavuyeho, byagenze gute mu mutwe kugira ngo umusatsi uve? Ni ibisebe ninararwaye n'ibisebe mama ko yamvuzaga bakavuga ati ibisebe bituruka mu bumuga afite nubwo igisebe cyakize ariko bimwe imbere umutwe worundya biba bimbye umusatsi uramera nabyo bigasa nk'ibibyimba nta mahoro mba mfite mu mutwe. Nta mahoro na make uba ufite mu mutwe? Umutwe mu matwi byose biba bivuga bimbya mba ndibwa. Nonese ntabwo mwigeze mugerageza kongera gusubira kwa muganga ngo barebe ikibazo cyaba gihari cyaba kibitera? Nizi ko muganga mvuzwe nande baraduciza za miliyoni twaza ko ntabwo nanasubirayo. Ntabwo wasubirayo? Njye narihaze ntabwo nasubira kwivuza. Oya wikwihaga. Nonese uyu mwanya niba hari abantu badukurikiye bakuba bifuza kukujyana kwa muganga, ntabwo wajyayo? Abandi bajya babona batera nkunga njye simbabone ko n'abandi muri. Impamvu wihaze nuko abandi babona batera nkunga we ntubabone? Ntabwo byoroshye. Nonese aka kanya Vestina, niba hari abantu bari kutureba bakaba bumva bifuza kuba bakujyana kwa muganga, ntabwo wajyayo? Nkakira se byibura basi n'ubwo bubabare buri muri wowe bukarangira? icyizere ntacyo mba mfite. Mbese ntabwo ufite icyizere cyo kuzakira mu buzima bwawe? Imyaka maze bati kukugorora byararangiye ko baba bambwe kubera amagufa yakomeye nese ubwo baba bamvuza ubuhe buryo. Dogiteri yarambwiye ati kukugorora byararangiye amagufa yarakomeye narayeyo natekereza ko amajoro naraye bakanyirukana nta n'ikinini bamaye nahise ntikize ntabwo mwamvuza ngo ntabwo wabyemera? Ntabwo byoroshye ariko byibura basi mu buzima bwawe bwa buri munsi, ariko watubwiye ko ntabwo ubayeho neza nubwo bimeze bityo. Mu bumuga bwawe ufite mu muryango umukecuru uko ameze ntabwo mubayeho neza? Ntabwo tubayeho neza. Yego. Hanyuma Vestina, turimo turagana ku musozo, ni ikihe cyifuzo ufite wageza ku bantu badukurikiye aka kanya? Hanyuma Vestina, turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ni ikihe cyifuzo ufite wageza ku bantu badukurikiye aka kanya? Niba mwumva muzamfasha byo mbonye bamfasha nabyera kuko rwose nta kintu nshoboye gukora. Nkajya mbona niyo sabune nkabona ko tuvuta se kuko nanjye mba numva ari igihe kizagera kuvumisha bikananira.
ntabona bamfasha ntabyo. uramutse ubonye abantu bagufasha bakagutera inkunga wabyemera? None se Vestine, ni iki kintu wifuza ko abantu bagufasha cyane mbere y'ibindi byose? ese ko navuga yongeye korora ko banyiba koko navuga ngo ndashaka ndorora singira amahirwe bakabyera. kandi niho hantu najya mbona ubufasha. none rero haragira ati ubuzima numva bwarandambiye, ubuzima narabuhaze, ubumuga maranye imyaka igeze muri 30 n'ingahe, ngira ngo nshyira agatungo ku mbuga nkorore bakakiba, mbese ubuzima ari kutubwira ko ubuzima yabuhaze. Ariko Vestine, reka tukubwire ntiwihebe. Reka tukubwire ngo ntiwihebe. oya ntabwo nakwiheba. ngenda ngera morale n'ibindi bintu birasanzwe. Yego. Hanyuma Vestine atubwiye ko haramutse hagize umuntu wemera kumufasha yabyemera, nubwo afite impungenge z'uko yongeye korora babyiba. None se Vestine, ntabwo wazashaka umuntu uzajya gufasha wenda ntibazongere kukwiba? nadura naba bakatworora. Bivuze ngo uramutse ubonye ubufasha wanahereza n'abaturanyi bakagufasha ko babimfasha. ukajya ubona aho ukura agasabune, aho ukura akambaro. Yes. Hanyuma rero Vestine, hari umuntu wareba kino kiganiro tugiranye aka kanya akifuza kugufasha, yakubona gute mu buryo bumworoheye? yambona gute? ubundi hano duherereye nahaganaye? nta hantu njya yambona. yakusanga no mu rugo? hano mu rugo se nahagana hehe? rangira umuntu udukurikiye aka kanya ku buryo ashobora kuza akahamenya. hano ni Nyakariro. 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 Uwe mudugudu? Mudugudu wa Rwamibungo. Mudugudu ni Rwamibungo. Rwamibungo? Umudugudu Rwamibungo. ino karitsiye bayita karitsiye akagari ka Munini. hano bahita ubwo nyine ni mu murenge wa Nyakariro, umudugudu wa Rwamibungo, akagari ka Munini. aramutse ahageze yakubona mu rugo? ahita mbona, nta hantu njya banibera aha mu rugo. Yego. None se Vestine, nta telefone mugira? telefone ndayifite. urayifite? tubwire nimero zayo rero, uzibwira abantu badukurikiye aka kanya kugira ngo washaka kugira ikintu yagufasha abone uko agufasha mu buryo bumworoheye. telefone. hanyuma Vestine, tubwire nimero yawe ya telefone ku buryo umuntu ashatse kukubona yakubona mu buryo bumworoheye. nimero yanjye MTN. Yego. 078 27 07 895. ongera uzisubiremo. 078 27 07 895. Yego. ziriho ayahe mazina? njye nitwa Vestine. Vestine. none se Vestine, waduhaye na nimero zura musaza, watubwiye ko ari umwuzukuru wanyu, waduhaye na nimero ze niba uzizi mu mutwe nazo, ku buryo bakubuze kuri iyi nawe bamuvugisha akakureba. buriya yitwa Ernest. yitwa Ernest? yitwa Ernest. nari mwajya mumuhamagara? kuko dushobora kukubura tukamuhamagara we. 078 36 64 2 6. Yego. izo nizo nimero ze.
Yes. Hanyuma rero ku bantu bari badukurikiye aka kanya reka tubashimire. Izi nizo nimero za Vestina ndetse n'umwuzukuru babana hano mu rugo. Muramutse mushatse kubavugisha, mushatse kugira inkunga runaka mwabagenera, niyo nimero ni muri Munini umudugudu wa yo mubashatse mwababona. Vestina yatubwiye ko aba mu rugo abana n'umukecuru, ariko umukecuru nawe umaze imyaka 3 adasohoka mu nzu. Vestina yatubwiye ko buno burwayi buno bumuga afite abumaranye imyaka igeze muri 30 yagenekereje. Atubwiye ko afite ariyo myaka afite, atubwiye ko rero ubumuga afite ariyo myaka abumaranye. Aheruka kwivuza rero nyuma ya jenoside, papa we agipfa ntabwo yongeye gusubira kwivuza bitewe n'uko ubushobozi bwari bwaramushiranye. Iyo nimero rero murimo murabona niyo mushobora kumuhamagaraho, cyangwa se mukamwandikira, cyangwa se mukamusura, mukamuyoboza mukagera mu rugo ahantu atuye, kugira ngo Imana ikomeze ibahe umugisha. Turabakunda cyane rero. Niba urebye kino kiganiro gisangize n'abandi, kugira ngo nabo niba hari icyo bafite bafasha Vestina bamufashe. Icyo tuba twifuza nuko buri muntu wese ahantu ari agenda abona imigisha y'Imana. Niba rero wifuza kuzajya ufatanya natwe mu bikorwa byiza nk'ibi ngibi byo gufasha, byo kugera ku bantu bababaye, hariho nimero watwandikira kugira ngo tujye dufatanya gukorera Imana. Imana ibahe umugisha rero. Turabakunda cyane. Ngewe nitwa Vitali, ku majwi n'amashuka turi kumwe na Damour. Mugira amahoro y'Imana. Ciao ciao.